Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge, umujyi wagiye waguka umwaka ku wundi. Abaza amateka ya Kigali bemeza ko impinduka zikomeye zagaragaye cyane muri iyi myaka 29 ishize. James Rwagasana ugiye kumara imyaka 70 atuye ku Muhima yibuka uko ahitwaga umujyi hanganaga muri icyo gihe. Umujyi wa Kigali rero ni hari centre ville kuri plateau, ukagenda ukagera kuri 40 cyangwa se kurya nyuma nibura, ukagaruka hepfo ugafata Umuhima, agapande ka Muhima, ukazamuka Kicukiro hariya ugafata agapande ka Remera, ukata Nyarutarama, uva Nyarutarama ukaza ugasingira ku Kicukiro hariya kwa Salesiani, hamwe habura Salesiani kera hari ishuri ya iriya ya PRS, ukamaruka Magatenga n'agapande ka Gikondo, ukaza ugafunga hano kuri plateau hariya. No Kigali twari dufite irimo amazu abantu baturamo. Kwaguka kwa Kigali si mu buso gusa, ahubwo n'isura yayo yarahindutse cyane uhereye mu mujyi rwagati, ahari ikigo abagenzi bategeragamo imodoka, ahazwi nko kwa Rubangura, ku isoko rya Nyarugenge, kuri rompo mu mujyi rwagati n'ahandi. Henshi muho umujyi wagukiye siko hasaga nko mu myaka 20 ishize. Karemera Sylvestre yibuka isura yasanganye Kanombe aho yatuye bwa mbere akigera i Kigali mu mwaka wa 1997. Nta muntu wabonaga ku rugo rw'undi, yari imiyenzi gusa. Iterambere uko genda riza, imihanda yose yari ibitaka yari ihari, nta muhanda n'umwe wari ufite kaburimbo. Uretse n'ayamabuye yashyizwemo nyuma, hari amakaritiye twayutiramo imihanda y'amabuye yose, iyo byari ivumbi gusa. Yuko yaboneka Kanombe yose, quartier ya Kanombe uko yabonekaga. Kimironko hari ishyamba rikabije, urugero naguha utereye amaso hakurya ukabona aho bita kwa Mushimbiri. Kwa Mushimbiri icyo gihe ryari ishyamba gusa, nta nzu yahabaga. Ku myubakire so 1970 twoga amazu ibitwa Mugongo wa Tembo, gitwe kimwe cyangwa se bitwe bibiri bita Mugongo wa Tembo gine. Amazu yagezweho Kigaranga rero, hari amazu yagezweho Kigali ubona usanga niyo Washington arahari wiza quartier za kiri zaho, amazu meza koko aho usanga ni Burayi hose aho. Abazi Kigali mu bihe byashize bemeza ko kwaguka k'umujyi byihuse cyane mu myaka 29 ishize, kandi uyu muvuduko wo gukura kwa Kigali ukabukomeje. Ko kera hariya kuri La Paris, ubwo no gusimbukira Kimironko mbanze mvuge n'ibitwegereye mu kajagari kandi kuri 12 hariya baje batubwira bati hano mushobora kuza tukabaha ibibanza. Bazatera kada ninde wajya muri riya shyamba. Kuba umujyi wari ufite isuku nke kuri ubutangarirwa n'abawugezemo bose, kuba inyubako zikiriritse zarasimbujwe imiturirwa, kuba ibikorwa remezo byarateye imbere n'ibiti by'icyaro bigahinduka umujyi, ntabwo byikoze. Kose ni ibintu ndashyikirwa kuriyo Leta yakoze akazi gakomeye cyane, yahinduye isura ya Kigali. Umuntu uvuye hanze araza ntamenya Kigali yari naho atuye, ntabwo hashobora kwamenya. Umaze imyaka 29 ntashobora kumenya aho yari atuye. Ku buso bwa kilometero kare 730, Kigali ituwe n'abasaga 1,700,000. Bikaba biteganyijwe ko muri 2050 izaba ifite abaturage bakabakaba 4,000,000. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.